Okay, twongeye kubaha ikaze rero kuri channel yanyu kunda muri benshi cyane Umwete TV. Uyu munsi rero twagarutse kuri episode ya kabiri ya The Super Talent Show. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa munyempano ukomeye cyane akaba n'umwanditsi muri buze kumubona. Uyu munsi rero turanza tumuganirizeho mbere yo kugira ngo tumubereke, hanyuma nitumara kumuganiriza ubundi atangire adukorere show. Nimujye kure rero muze kuba hafi. Tunashishikaza utarakora subscribe ube mu wa mbere bayikora kugira ngo ukomeze kujibona ibiganiro byiza tudayemo kukugezaho bitandukanye. Umwete TV, the now the updates now. Rero reka dubahe ikaze rero mu kiganiro twakire uyu mutumirwa wacu muri aka kanya. Turakwakiriye musore, turabona afite ibikoresho, tubona umusore ukeye cyane. Reka rero tumwakire, tubona afite ibikoresho bitandukanye, atangira twibwira akoresheje ibikoresho tubona afite. Murakoze cyane, nitwa Yve Didie, abenshi muranzi ndakeka. Ngo n'umusore umaze kubaka izina ukizamuka, ariko umaze gukora ibikorwa by'indashyikirwa rwose. Umusore ubona ukunzwe n'abanyarwanda batari bakeya cyane, ukunzwe muri iyi minsi. Reka rero tutangire aduha cyangwa se aduha ka sample kugira ngo turusheho kwisanga mu kiganiro koko dutangire nka show. Hanyuma namara kuduha ka show gatoya dutangira tumuganiza kugira ngo tumenye Yve Didie ni umuntu umeze ute. Reka tumwakire noneho atangire akoresha ibikoresho afite atwereka kandi anadushimisha kugira ngo dutangire ikiganiro tumeze neza. Dolo tumye mfata icumbi, mfite akavumo kanjye, akira basi ubanza umfasha kagakote, tujyane kure cyane, nuko bitunda ariko ngera voli, umuriro ugere mu gihumbi, ndabona ngiye gukora famiye. Umusore rwose tubona ufite impano cyane. Reka ahubwo ntangire nsaba cameraman ko rwose amubere ku musore mbona uri kuri style cyangwa se drip mbona zihenze cyane. Reka ntangira ahubwo mubaze se izi drip wambaye aka kanya uzihagaze mu madolari angahe? Izi drip happy man nta birenze, ariko nyine ni isambu tuba twahebye. Yego, wenda urakoze, ndabona rwose ufite amasheni n'imbara ya zahabu. Gerageza aka gasheni rwose utubwire ibyako. Akangaka rero, aka kantu mubona ni inshuti yanjye yakamaye tu. Ya, keza. Inshuti ubwo ushatse kuvuga iki? Ni girlfriend cyangwa ni best of bisanzwe? Wapi man, inshuti yanjye nyine inshuti yanjye cyane tu. Ni ibanga se cyangwa watubwira? Utamenesha amabanga nawe, ariko kano kantu nyine ni inshuti yanjye yakamaye, inshuti yanjye nemera kandi nyine aranakazi. Ndagusuje wamaye kano kantu. Arakoze cyane umusore tubona rwose ufite inkweto nziza cyane. Inkweto iri mu bwoko? Iyi ni timba. Iyi ni timba tubona rwose ishobora kuba ihagaze nk'amadolari 60. Hafi aho ngaho. Tubona rwose umusore ufite ibyangwe, aka jacket keza, mbaye agapira gahagaze nk'amadolari nk'icumi cyangwa se 15. Amadolari 10 yonyine man. Birashoboka ko nubwo ubibona ariko. Ntabwo wenda nabonye marike yayo mu mbabarire gatoya. Birashoboka ko ari nk'amadolari 20. Sinzi wenda yashaze kubigira ibanga, ariko ni umusore ubona uhagaze uburanga niko muri iminsi bari kubivuga. Reka rero dutangiye n'ubundi. Uyu musore yatubwiye ko yitwa Yve Didie. Watangira n'ubundi tubwira icyo Yve Didie mu magambo atatu icyo ari cyo kugira ngo umuntu ashe guhita gusobanukirwa muri rusange. Murakoze. Yve Didie ni umuhanzi, umwanditsi w'indirimbo, nasubiramo indirimbo z'abandi zigiye zitandukanye kuko ngiye mfite n'abantu nemera hano mu Rwanda. Urugero ni nkande wemera cyangwa se ufata nka role model? Man, umuntu witwa Bruce Melody n'umuntu witwa Irene kabisa, bari abantu bankorera umuti. None uzi yo bahuye haba hahiye byatari. Umusore uri fani cyane atubwiye ko yemera uwo muzi nka Emrene, manager wa mbere akaba n'umunyamakuru
ukora rwose uzamura impano zitandukanye z'abahanzi batandukanye buriya turi buze kubigarukaho wenda muri rusange, ariko akaba nemera ndetse n'umuhanzi bita Bruce Melody cyangwa se muzi nka Munyakazi gitangaza, muzi ku mazina menshi, umutwitsi wa mbere mu Rwanda, ndetse rwose umusore ufite impano cyane mu Rwanda. Reka rero dutangiye n'ubundi utuganiriza se Yve, impano yawe watubwiye ko uri umuhanzi, ukaba umwanditsi ndetse ukaba n'umugitariste, muri rusange ukasubiramo n'indirimbo z'abandi. Ese muri rusange izo mpano yawe gerageza uganirize gakeya ku bakunzi b'Umwete TV ndetse n'abakunzi ba Yve Didie muri aka kanya bashe gusobanukirwa se Yve ibi bintu akora yaba yarabivanye hehe? Ibintu nkora rero se ndakubwira ngo iki navutse nsanga mfite impano itandukanye yo gucokoza ibintu bitandukanye by'umuziki, nkajya kuri piano, ariko ndabyibuka bwa mbere nyigira impano nkabyiyumvamo, nagiye ahantu muri church nkora kuri piano y'abandi ndayicokoza ko numvaga mfite passion yo kumenya gukoresha umuziki. Ariko ibyo nahaboneye bakubwira mani bandiye inkonje nyine, ariko ngenda mvuga ni nzasubirayo numva ukuntu bisoundinga nanone. Ngenda mbyiga gutyo nyine nyiri mutoya kubera kugira ubushake nyine, ngenda mvumbura mpura n'abantu benshi, ngenda mbigiraho ibintu bitandukanye, aribyo bitumye ngeze ahangandi kandi ndacyakomeza no kwiga ibintu bitandukanye. Murakoze cyane, utangiye utubwira ko mbere yuko wagiye kuri piano y'abandi batangiye gukubita inkonje. Ese izo nkonji zaba arizo zaguteye imbaraga ukaba ugeze kuri urwego muri aka kanya? Njyewe nahise mvuga ni cyakora mani, bitewe n'inkonji nde bino bintu bishobora kuba bikaze, bino bintu harimo akantu, ndavuga ni byanze bikunze nzasubirayo nongere ndebe uko bigenda. Ariko nsubiye bwa kabiri nyine hari umuntu watangiye kugenda nyereka utuntu tugiye dutandukanye, aba ari byo ntangiriraho, genda nkunda instruments zitandukanye, kugeza ubwo nyine mbonye ko gitari kabisa ariyo ngomba kwiga cyane. Yego, urakoze cyane, tubwiye wenda ku bya gitari. Ese mbere yo kutangira kumuyumvamo ko ufite, mbere yo kumenya gitari ntago wabanje kuba wakumva se ijwi ryawe cyangwa watangiye ku gitari? Ari umuziki ari no gucuranga, niki cyabanje? Ubundi njyewe njya gutangira nkuko nkubwiye nakoze kuri piano, hanyuma numva isoundinga fresh, numva ngize ubushake bwo kujya kuyiga, ariko mbura uburyo nza kubona ahubwo ingoma drums arizo zoroshye kuba naziga kandi vuba, kuko nizo nabonaga amahirwe. Abarizo ngerageza ndaplayinga, numva birimo, ngenda playinga mu church agiye atandukanye, numva ni neza, kugeza ubwo nahuye n'umushuti wanjye umwe witwa Pasi, arambwira ngo rero jya ugerageza ukore n'imyitozo yo kuririmba bizaza, kandi nabonye ufite impano, ugerageze no gucuranga ka gitari urebe ushobora kuzaza. Nanjye ubwo mfata umwanzuro nangira kubyitoza, numva nyine nanjye bingiyemo, ariko kuririmba byo byaje nyuma, ntabwo mbizi cyane, ariko nyine natangiye kubyiga nyuma vuba ahangaha. Wabanje gucuranga icyo bita sembare, ni ukuvuga ngo gucuranga nibyo byaje mbere yuko ubasha kuba waririmba? Nabanje gucuranga ingoma. Ingoma bazi nka sembare, zimwe bakoresha muri rusange, bamwe bazita nyine amazina atandukanye, ariko sembare buri hari uduce tumwe na tumwe ubuvuze kuri zo, uvuga ngo zose hamwe bazita drum set. Murakoze cyane, wenda abadukurikiye abakunda kuzita, abenshi bakunda kuzita sembare kuko ntago baba batabisobanukiwe, ariko bashe ko wadusobanura ko bakunda kuzita muri rusange, ukuri guhari nuko ari drum set. Reka rero wenda dukomeze muri izo mpano. Ese hari indirimbo waba ufite zanditse? Indirimbo ndazifite nyinshi kabisa, arizo nagiye nandikira abantu bagiye batandukanye hirya no hino, ndazifite. Yego, muzo wanditse se hari zo waba barasohoye cyangwa hari nizo n'abandi baba barasohoye? Nasohoye indirimbo imwe ubu ngubu iri hanze, nayikoreye video lyrics, nyishyira hanze, nyishyira kuri YouTube channel yanjye Yve Didie. Hanyuma izindi ntabwo zirasohoka, ziracyari mu bitabo, ariko nazo zifite gahunda. Yego, n'umusore rero abatari kumubona cyangwa se abamukurikiranye muri aka kanya kuko biri live, turi buze no gushyiraho nimero ye ndetse
ni umusore ufite aho acisha ibihangano bye, nabonye afite channel bita Yve Didie. Wowe uri kudukurikirana muri aka kanya unyarukireho urebe iyo ndirimbo ari buze no kwidusogogezaho kugira ngo twumve neza aho ubuhanga bwe bushingiye. Reka rero muri rusange dukomeze n'ubundi tumubaza mu buzima busanzwe atubwiye aho impano yaturutse. Ese muri rusange niki cyakwensipiye cyangwa se niki cyaguhaye motivation yo kumva ko ibyo bintu byo gukora umuziki wabikomeza? Nkuko nakubwiye nakuze numva gucuranga ari cyo kintu nakora, numvaga naba instrumentalist urusha uko naba vocalist. Ariko noneho uko ngenda mpura n'abantu bagiye batandukanye, nko mushiti wanjye nakubwiye witwa Pasi, nabonye mwarakoranye indirimbo, ni wowe uri kuvuga? Pasi twakoranye iriya ndirimbo yagiye hanze, yo nashyize hanze yitwa Holy, ni indirimbo ya gospel. Yego, ariko Holy gerageza turi kubivuga wenda mu magambo, gerageze unaduheho akapera muri rusange, wenda uri buze kwigarukaho, ariko ubanze iyo Holy uri kuvuga uduheho nk'akavasizi kamwe kugira ngo abantu babashe kumenya kuko babashe no kumva ko iyo bari kumva muri aka kanya bamaze kugera kuri YouTube channel yawe, bashe kumenya nimba ariyo koko ari wowe Yve Didie, kuko nabonye hari abandi bitwa ba Didie Yve bashaka kukwitiranya. Iyo ndirimbo ndaje nyicisheho, ariko tukivuga kuri motivation, uwo mushiti wanjye niwe wambwiye ngo wabikora, you can do it. Ujya wandika indirimbo ugatinya kuzisohora, ugatinya kuzitanga, ariko wabikora ko ni ibintu bikurimo, you can do it. Just tuzagerageze mwereke ukuntu ibintu bikorwa. Dukora niyo ndirimbo, numva koko mbonye motivation, numva naririmba. Uwo musore bita Pasi we wenda utarakora mu migiga, umusore asobanura ki mu buzima bwawe? Ni umudrama wanjye, ni inshuti yanjye, ko nasobanura ibintu byinshi kuko niyo umuntu twahuriye mu muziki, ariko tugenda duhuza ibintu byinshi no mu buzima, tugenda duhura, tugirirana, dusangira, tubana mu buryo bwose butandukanye. Rero ni inshuti yanjye cyane, bikomeye. We nawe ni umuhanzi, hari ibihangano afite biri hanze muri rusange? Nawe Pasi nawe ni umuhanzi ku giti cye, ariko afite indirimbo zigiye zitandukanye, hari n'izo yagiye asubiramo. Mwamusura kuri channel ye yitwa Pasi niyo kwizera. Pasi niyo kwizera, abadukurikiranye ubwo bamaze kugerayo, abakunzi bacu bakora nibakwe ubu ngubu bamaze kugeraho bacyumva Pasi niyo kwizera. Reka hari indirimbo ye waba uzise? Indirimbo ya Pasi? Yego. Ntabwo ngiye nzizi kuko ntabwo njya nzitoza, ko niyo dukora tugereza gukora iz'abandi, n'izacu tukajya tuzisubiramo, ariko zo tuzisubiramo gakeya ku buryo ntarazifata. Rero wenda dusanyije ku makava, wenda waba cyase ku ndirimbo z'abanyarwanda batubwiye ko ukunda Bruce Melody, hari n'abandi bantu wenda ushobora kuba uzi uturimbo twabo, watubwira muri rusange hanyuma akanadukubitiraho. Okay, ngiye gukora indirimbo y'umuntu witwa Rata Dry Nature. Kabisa ni indirimbo n'umunyarwanda, indirimbo yakoze iryoshye cyane ya gospel, yitwa Hindura, yakunzwe cyane n'abantu benshi. Yego, idusangize muri rusange. Maze igihe kirekire nsenga, Uwiteka nkutatira, ngoswe n'ipfunwe, ngoswe n'ikimwaro, Uwiteka ndengera. Abandwanya babaye benshi, nabaye icyizera, bansurira ingoni bavuga bati Imana irihe. Ibi ndabirambiwe, simbishaka imbere insubirane, icyamuka mu mugesha rwose ukagurimba gozanye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi ndebyago nababazwa. Hindura amateka yanjye, hindura izina ryanjye nonaha, hindura hindura aho nanitse ntiryavuye, aho barongera naraburiye,
kumbabarire reba imiruho yanjye imibabaro matwa mbabazwa unkure w'ibyaha byanjye byose umibuke kuko nagira sinye na rugero unzure kubw'izina ryawe umindure icyitegererezo cirwe itamuka mu mugisha rwose ukagurimba ngo zanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinde byago ntababazwa hindura amateka yanjye hindura izina ryanjye nona hindura hindura hindura. Urakoze cyane rero Yve, urumva ko wagira ngo niwe neza rero urumva ko afite umwihariko tubarakira gukurikirana show mu kanya rwose ari buze gukora ari non stop. Se Yve muri rusange watubwiye ko uzi no kuririmba za karahanyuze no mu kanya uraza kudusogongezaho muri make, ariko ndajya mbanze nkubaze akabazo k'amatsiko abantu bifuza. Ese Yve ufitiye intumbero abantu bakwitegeye iki mu minsi iri imbere? Ngewe intumbero yanjye mfite ni gukora cyane muri iki gihe, muri iki kinyejana. Gukora cyane nibyo biza mbere, ibindi bikaza nyuma. No gukora cyane kandi ngakomeza nkanasenga, nzi ko ibyo nshaka byose nzabigeraho mu buzima. Yego, urakoze cyane. Muri rusange watubwiye wenda ko ufite abarore modo, ninde wifuza kuzaba nko muri mizi rwose uvuga ati nshaka nko kugera kuri uru rwego rw'uyu muntu bitewe n'uburyo ki umubona akora n'uburyo ki wenda umwiyumvamo muri rusange? Wenda mu bijyanye no kuririmba umuntu witwa Bruce Melody kabisa, ningera ku rwego rwe nzavuga ati cyakoza he nzaba. Undi muntu nawe ari umuhanzi nanone w'umuhanga nawe nkunda cyane ni couple. Yego, couple ya James na Daniela bafite spirit yo kuramya, nanjye niyumvamo cyane spirit yo kuramya. Rero uriya mwuka bafite wo kuramya, indirimbo bagenda bashyira hanze hamwe n'iriya couple ya Dorcas na Vestine, hari uturirimbo bashyira hanze two kuramya Imana kabisa, uririmbo kumva umutima wawe uraruhutse. Ziriya ndirimbo rero iriya spirit ndayifite kandi nyine nzabigeraho, nzagera ku byabo. Muri ibintu byinshi. Urakoze cyane. Ukomeje kuri couple mita nibaza kubaza ati se abantu bita China Nina wabagize kubumvaho? Chari na Nina nabo ndabazi, ndabemera cyane. Nagiye nkunda guperforminga uturimbo tw'abantu hatandukanye, so nabo ndabazi, ndabemera. Urabemera? Hari indirimbo yabo wabuze? Ndayizi indirimbo. Dushirireho gato twumve. Sinari merutse gukundwa kaza, sinari merutse kutetesha, ibyawe birira nta bindi bisa nabyo, nta n'ibyo nzonona kuko wabimaye. Sinabivuga ngo nuko uhari, bivuga niyo udahari, nubwo bitera benshi imihari baby. Sinabivuga ngo nuko uhari, bivuga niyo udahari, nubwo bitera benshi imihari baby. Indoro yawe iransasa my baby yo. Inseko yawe it drives me crazy my darling yo. Sekandore inyinya yawe umunsi wiranseka my darling yo. Urakoze cyane Yve Didie, rwose urumva ko ufite impano. Twumvishe n'intumbero zawe. Ese hari izindi sosi waba ufite? Ni iki kugira ngo umuziki wawe urusheho gutera imbere? Uteganya ko sosi zayo zivaye cyangwa se ufite abandi ba sponsor muri rusange?
ndabona none ugiye gutuma none umvugisha ukuri kweruye. Gerageza uvugishe ukuri. Ubu ngubu ngewe nubwo ndi umuririmbyi nkaba umuhanzi nkaba nandika indirimbo, hari impano ngira iruta izindi muri iyi industry ya muzika. Yego. Impano ngira iruta izindi ni ya production, audio music production. Rero ndabikunda cyane, barumbaje niba mfite resources zimfasha mu muziki wanjye, ni gitari ngira, nkagira n'ijwi, nkagira nyine ijwi nitoza, nkagira na laptop yanjye mu rugo ndokoreramo ibintu bya production, nkora uturimbo tugiye dutandukanye, nanjye nkora izanjye, hanyuma nakumva biryoshye nkazishyira ku ruhande. Rero intumbero zanjye mu by'ukuri ni ugukora cyane nkagera ku rwego rukomeye mu bintu bijyanye na production ndetse no kuririmba, kuko production ndayikunda cyane. Nakubwiye ko nemera Bruce Melody nk'umuhanzi nk'umuririmbyi, ariko nanone muri production umuntu witwa Bob Pro kabisa na Element bubahwe cyane. Hari utuntu twinshi ngenda mbigiraho nicecekeye. Yego. Urakoze cyane. Ubushize ubundi watubwiye kugira studio wawe, twakwaje nimba nta yindi sponsor ufite cyangwa se n'abandi bagufasha mu kugira ngo uzamure impano zawe, kuko turabona ufite gitari ishaka kuhagaze nk'amadolari hafi 300. Irahenze cyane, n'ibindi bikoresho twagiye tubona byinshi ufite wenda twagusuye mu rugo. Muri rusange rwose se sosi twifuza kumenya ahantu waba uyikomora, urishakaho ku giti cyawe? Mu by'ukuri njye mfite mama wanjye, mfite papa, mfite ababyeyi bose, hanyuma nkagira n'inshuti, nkagira n'abantu batandukanye tugenda dukorana, tugenda duhura, ibintu nkora bakabikunda, bakantera inkunga rimwe na rimwe. Rero mu by'ukuri ibi byose nagiye mbibona, ntabwo navuga ko nabibonye ku giti cyanjye. Iyo laptop mfite, muzansure muri iyo studio yanjye mu rugo murebe ukuntu nkora, murebe ukuntu bimeze, nzabasobanurira byinshi birenzeho. Yego. Murakoze cyane. Wenda reka tugaruke kuri Karahanyuze. Batubwiye ko hari izo uzi gusubiramo, ese nawe uteganya kuzakora nk'indimba ziri muri model cyangwa se ziri mu buryo bwa Karahanyuze? Ndazifite zimwe nagiye nandika ziri mu rwego rwa guriya muziki wa kera bajyaga baduha. Yego. Ngiye nzifitemo nkeya muzo nagiye nandika, ko ninjyana nazo numva nkumva ziraryoshye, abantu ba kera bazi umuziki nabo cyane. Yego. Urakoze cyane. Hari umunyamakuru ndetse wari kuganira n'ubundi n'umuhanzi nk'uko turi kuganira muri rusange, amubaza ati se wenda tutabiciye kure niyo boss kwambwira ati gerageza wenda suppose kuri mu gisopu, wenda uri nko nk'indirimbo peer pressure yawe yasohotse muri za 80 ndetse muri cya gihe nyine agerageze kuririmba mu buryo bwa Karahanyuze, nkaho iyi ndimbo yasohotse ubu ngubu yari gusohoka nko muri 80 kwa irimba. Wowe buriya buryo uzi kubucurangamo? Buriya buryo ndacyarimo kubwigaho byinshi, ntabwo ndamenyaho byinshi, ariko nabyo nzabimenya, kandi umunsi nabimenye ndakeka hazashya. Twakubwira ngo rero courage muri rusange, kandi felicitation ukomerezaho kugira ngo uzamure impano yawe. Reka rero n'ubundi turacyari muri Karahanyuze, turagira ngo n'ubundi udushyirireho udusogongeze kugira ngo tuze gukurikirana show, n'ubundi dutangire, n'ubundi tuve mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Tangira udukubitiraho tumwe muri twa Karahanyuze uzi. Muhiri wacu iyo nakuriye, habaye umwana yari intore, yari umuyaga yarezwe runtu, yari akarorero arakunzwe, reka yarakundwa.
wenda reka tugaruke ku buhanga bwawe ndetse ese iyi mpano yo kwandika indirimbo yo waba warikomeye hari abo mu muryango baba basanzwe bandika cyangwa se hari abahanzi mufite muri famiye udusobanurire mbese muri rusange byimbitse aho iyo mpano yawe y'ubwanditsi yaba yaratukomotse. Murakoze. Impano yanjye yo kwandika yaje gutyo, no kuvuga ngo nta bantu dufite abahanzi muri famiye, ariko nagiye mbyiyumvamo nkumva amagambo araje nahita nandika. Cyane cyane kwandika biva mu bitekerezo, mu marangamutima umuntu agira, mu byo wiyumvamo, muri situation urimo, muri condition urimo. Rero bitewe na condition ndimo cyangwa se situation ndimo, numva ko nyine icyo gihe mpita numva nta kindi nakora, nk'iyo mbabaye cyangwa se nishimiye, cyangwa se wenda nishimiye ibyo mugenzi wanjye yagezeho, cyangwa se wenda hari ibyo ndi kubona bitewe n'ibyo byiyumviro mfite, mpita numva nakwandika. Nkumva melody iraje nkahita ndirimba, nkumva ni sawa. Ko mfite note muri phone yanjye nkahita nandika indirimbo nkaba ndayisoje ifite kuko buri ndirimbo yanjye runaka ifite ikintu isobanura. Yego. Nuko rero biza, nuko nisanze mbizi, nta muntu navuga ngo narebeyeho, ariko ngenda ndeba no ku barwayita bagiye batandukanye kuri internet, nkagenda nkurikirana ndeba ibintu bitandukanye, ndeba uko babikora n'uburyo nanjye nabikoramo nkabyimprovinga ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane. Wenda hari abakubera intangarugero muri rusange waba uzi se waba following nko mu Rwanda cyangwa se hanze muri rusange? Umuntu bita Mr Kagame yandika neza, nawe ndamwemera. Buri gice cyanjye ubundi cy'umuziki mba mfitemo umuntu nemera umuntu witwa Mr Kagame kabisa, yandika neza indirimbo. Na Mike Kayihura nawe yandika neza cyane. Nkunda rero style zabo zimeze nkaho zitandukanye ukuntu bandikamo, ariko bose bandika neza, ndabemera ku rwego rwo hejuru. Mike Kayihura n'umuntu witwa Mr Kagame kabisa bandika neza. Yego, urakoze cyane. Wenda reka tugaruke neza, twinjiye neza kuri show tugiye kwinjira muri rusange. Waduteguriye iki kugira ngo abantu bitege umutwiko cyangwa se abafite utubluetooth dutoya babe baducaginga, ndetse abafite ibyo hogiyemo babiteguye kabisa tujye muri show. Muri show waba duteguriye iki uyu munsi? Nabateguriye ibintu bitandukanye nje kubereka agaseke nyine kabatera amatsiko. Uri buze kwibanda kuki mu byiciro? Wenda ndaza kwibanda ku ndirimbo zimwe na zimwe mu bahanzi b'Abanyarwanda ngiye nkunda, hanyuma nongere nje kandi nanone ku gice kimwe cyo muri Amerika, hanyuma nanone ngaruke muri Afurika gatoya. Murakoze cyane. Rero reka wenda dutangire, wenda ibindi bibazo turaza kubivugaho nyuma ya show tunasoza ikiganiro. Reka dutangire n'uburi na show. Navuga mu maso hantamaza, ntabwo nahisha uburyo nkwiyumvamo. Uko iminsi yicuma niko ngenda ndosa, ugerageze cyazatuma tubana burundu. Forever, forever, forever. Gerageze cyazatuma tubana burundu. Forever, forever, forever. Gerageze cyazatuma tubana burundu. Not supposed to be thicker than what is, and neighbors we couldn't even stomach thought of it. It's like we can't even get along, whole along. Upon the fingers like it's politics. I tell you, Salah, pretend to be quiet, too much dysfunction. Kalab that we are alike, you get a concept. Nobody hit a media. And you would think that we wasn't very lady. Why we even bros in the first place? We felt like cool cause, big Mr. Barclays. I try to give the benefit, but in the worst case, you keep with dogs, smack, end up with a hot face.
and we told everything it's time for brain beef. The brother clips can reconcile, what can we? I got so much to love my mommy and my papa. I'm just in the sky and I ain't talk about the buckle is fried. Nari kungen na we na mahoro na jira. Na jisimo na bicha na bono tahari. Oh, eh, nagufite na mahoro na banadira. Nari kungen na we na jisimo na bona. Oh, nabibonya no kugiye kwibasirwa n'agahinda, kubihirwa n'ubuzima nabyeretse irembo. Nabonye ubona ngorera utubanga ubuzuza interuro zanje, tugahuza turi kumwe ambera umuyobozi antwara igengeserayo, ambera umuyobozi antwara igengese. Oh, antwara igengesera. twari turi mu cyo gicugo ngubwo Mu Rwanda, ariko nagiye mvangamo ni cover. Yego, zo ni cover nagiye mvangamo utuntu tugiye dutandukanye nk'utuvasi tumwe na tumwe n'amagambo. Hari ukuntu nagiye mbikora kugira ngo birusheho kuryoha. I hope ko abantu bari bubikunde. Yego, twakomeza rero na show. Komeze. Tugiye kwinjira mu cyo gice noneho. Tugiye kwinjira mu gice cyo muri Amerika. Yego. Come on over to my lecture. Papa for that is such a blessing, yeah. I'll never situation in the heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest days. Got me feeling some kind of way. Make me wanna step a little more slowly, slowly. You feel me tell me la fire put it on. Got the only key know how to turn it on. The way you need but my the only words I wanna hear. Baby take it slow so we can last on too. Du le ser i mani jag sa er metall. Men vad jag stärkande vad jag använder plan. Solo compensar se jag ställer pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está gustando más de esto normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto que tomaron sin ningún apuro. Despacito, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. And my heart is falling too. I'm in love with the valley. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. And my heart is falling too. I'm in love with the bar. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero cenar mi boca. Tu lugar es favorito. I'm in love with the bar. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tu escrito. Te libito apelido. I wanna treat you bella. Then he can. And any girl like you deserves a tell me. Tell me why are we wasting times? I know I wasted cry when you could be with me instead. Don't wanna walk and treat you bella. Despacito. Yeah, icyo gice nicyo tuvuyemo cyo muri Amerika. Twinjiye noneho ku cyo gice. Tugiye muri Afrika nanone. Reka noneho dukomeze na show yacu. Aho biryoshye cyane ngira ngo muri kubyumva. Ndi kubona abantu bari kutweza SMS batubwira ko kabisa ibintu ari sawa ngo mukomeze bakubwira ngo prestation kandi congratulations. Sorry. Merci beaucoup kabisa.
Ngiye guhera ku indirimbo yitwa Loliwe. Loliwe. Okay, twagiye rero. Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Loliwe loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Loliwe loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu namwesinsa. Sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu namwesinsa. Loliwe loliwe dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Loliwe loliwe we dudula, Loliwe wahi dudula, Loliwe wahi dudula namwesinsa. Urakoze cyane rero. Hari bimwe mu byo abafana badukurikiye muri aka kanya bifuje banyandikiye inbox ngo hari indirimbo ya Niyo Bosco bita Seka, batubwira ati rwose mudusabire ntagende rwose atayiduhayeho, kuko ngo hari abantu bakubonye ku yindi televiziyo uri kuyiririmba, kandi rwose ngo bashaka kongera kumva neza nimba utarabatuburiye cyangwa se mutarabatuburiye, bashaka kumva nimba ari wowe koko wanyawe w'uyu munsi waje. Ya njyewe kabisa. Yageza rero nimba hari n'abandi basabye ngo nimba hari indi ndirimbo ya Bruce Melody, kuko watubwiye ko umufata nka role model kandi ifuza kuzaba nkawe wo mu minsi iri imbere, nayo ngo udushyirireho. Ya okay. Oya singombwa ibya mirenge, ufite amahoro wabukungahaye, ibyadushimisha birasendereye, wibisatira kure kure, baho kubwawe nta undi nkawe, ingendo y'undi iravuna gendi yawe, ubibi no mu byiza Perezida mugutamye, nemuka agahinda kataguherana. 1 2 3 go seka, singura umunyaseka, erekana inyinya seka, ubabaza abahaters. 1 2 3 go seka, singura umunyaseka, erekana inyinya seka, ubabaza abahaters. 1 2 3 go seka, singura umunyaseka, erekana inyinya seka, ubabaza abahaters. Nafata konji, watupige bongi, leka fone mitenjira makade, yishire kure yanjye, ndabona umunsi umwe nzisanga police, cause you light up the fire upon me, love fires on for me, yeah.
dupfa mwese nta n'umwe ubwiza ukuri, nta n'umwe mukomanga, nta n'umwe mukomanga. Icyo dupfa mwese nta n'umwe ubwiza ukuri, nta n'unyibira akabanga, nta n'unyibira akabanga. I'm ready to die for you, this rotten is fine for you. Caterpillar, my ride or die. Ready to die for you, this rotten is fine for you. My ride or die. Acha niwe wa caterpillar, acha niwe wa caterpillar. I don't wanna I don't wanna acha niwe wa caterpillar, acha niwe wa caterpillar. I don't wanna I don't wanna Yeah, urakoze cyane rero kuba wongeye kubahiriza ibyifuzo by'abafana bacu. Rero abafana bawe kandi bagukurikiye muri aka kanya, hari akandi kamwe warusigaje ariko ngo turi gutangira ikiganiro twabijeje ko uri buze kubagezaho ya ndirimbo yawe by'umwihariko yose, ariko ngo barabyiteze ngo warusoje utabakubitiyeho gakeya. Yanjye ntacyo ndaririmba nyuma ikiganiro kirangiye, mwebwe mukomeze mukurikira Umwete TV kabisa. Yego. Wananipepesa, watoto wananjaa, lakini mke wake anapenda kutangatanga. Hata majirani wanichoka kumuona, wakiseme fungeni milango anakuja. Wananipepesa, watoto wananjaa, lakini mke wake anapenda kutangatanga. Hata majirani wanichoka kumuona, wakiseme fungeni milango anakuja. Watu wote wa Nairobi wakuona kila siku, kuingia nyumba zote za Tanga kali sana. Tafadhali bwana rudi, watoto wanalia sababu mke wake ashazoea kutangatanga. Hata majirani wanichoka kumuona, wakiseme fungeni milango anakuja. Watu wote wa Mombasa wakuona kila siku, kuingia nyumba zote za Tanga kali sana. Watu wote wa Kigali wakuona kila siku, kuingia nyumba zote za Tanga kali sana. Yeah, urakoze cyane rero. Reka tukwaze ikibazo cyo nyuma tugana ku musozo kugira ngo uze kudusoreza niyo ndirimbo yawe ku giti cyawe wiyandikiye ukayikorera ubwawe. Reka rero tukwaze ikibazo cya nyuma abakunzi bacu bayibajije cyane, atese uwo musore agiye gukora umuziki nk'akazi cyangwa agiye gukora nko kwishimisha? Bamwe baza amara umwaka umwe ibiri bakaba barazimye. Njyewe rero umuziki wanjye ukuntu ngiye kuwukora indi mu maraso kandi ni lifetime career. Numva nzabikora nka lifetime career, numva nshaka kwibona muri studio ndimo nkora production, ndirimba ibintu bigiye bitandukanye ubuzima bwanjye bwose. Nibyo ngibyo rero ntago nteze guhagarara gihe cyose. Bakwitege Yve Didie, bamwitege mu minsi imbere. Ese wenda ku bushobozi ufite bwo cyangwa se ku bumenyi ufite mu kuba wacuranga cyangwa se production ndetse no kuba wahanga indirimbo, hari ubundi bumenyi ushaka kuba wifuza kuba wamenya cyangwa se ubwo ufite barahagije? Nkeneye ibintu byinshi kugeza ubu ngubu kandi nzabigeraho. Yego, abandi tuzi ko bajya kwiga ku Nyundo. Ese wowe hari aho waba warabanje kubyiga cyangwa se hari aho waba uteganya gukomeza kwiyongera cyangwa se kwiyongera ku bumenyi kwawe? Ntago nteganya kujya kwiga ko ubu ngubu ntibyakunda, ariko nibikunda n'ubu ngubu biramutse bikunze nahita njya kwiga. Ikindi kandi ibi bintu nagiye mbikura hanze ku bantu bagiye batandukanye benshi nkurikirana no kuri internet, nibyo bintu mpagaze kugeza ubu.
Yve, reka tugaruka ku buzima bwawe muri rusange. Ukunda iki? nkunda umuziki n'ibiryo. Ukunda n'ibiryo? Ukunda kurya iki? Ebana njyewe imboga z'ubwoko bwose, nkunda imboga kabisa. Iyo ushaka kuruhuka ukora iki? Iyo nshaka kuruhuka ndacuranga, nkaririmba, nkicara hamwe, nkasubira mu ndirimbo zanjye. Iyo utakoze ibyo ngibyo byo ukora iki? Iyo ntakoze ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu nkora cy'ingenzi mu buzima bwanjye, ndeba ibitente bituma nduhuka mu mutwe. Yego cyane, urakoze cyane. Ese Yve ukunda surprise? Surprise Yego. ntabwo nzikunda cyane, ariko nyine kuko bituma hari ukundi kuntu bituma niyumva. Ariko nyine niyo zibaye nta biba birenze, ariko ahanini ntabwo nkunda ibintu binunguye, mba numva nabyitegura bitaraho. Hari umuntu wari wagutungura? Barantunguye benshi kabisa. Hari uwo wawe wenda byagusabye ku mutima cyane? Byasigaye ku mutima cyane kurusha ibindi. Yego. Atazamenesha amabanga. Urakoze cyane, wenda reka tureke utamena amabanga. Hari ibindi bibazo rwose ushaka kukubaza nyine meze nk'amangare nyine tukwaza uhita usubiza. Ese Yve ugira umukunzi? Ndamufite. Yaba akora iki muri rusange? Ubu ngubu ari mu ijuru, yarampfiriye, ni Yesu. Ni Yesu. Uratwemeje cyane. Ari mu ijuru kabisa. Abundi abasitari bakunze kuba bakundwa cyane, ariko muri rusange ntekereza ko ukiri umwana mutoya. Niba atari banga turakubona umeze nk'umwana ukiri mutoya, ukiri mu ishuri, ukiga kaminuza. Waba ufite nk'imyaka ingahe niba atari banga? Mfite imyaka 21. Birumvikana ko abunda benshi bajya bakunda guhisha imyaka yabo, ariko urakoze cyane kuba utubwiye imyaka yawe. Urumva ko ari impano ikiri ntoya kandi ushobora kubyaza umusaruro ubigize kariyeri, atari bijyanye n'ibyo kwishimisha. Wenda hari ibindi bitaramo waba warakoze, kuko maze iminsi nkumva ku maradiyo menshi yagutumira, ku mateleviziyo atandukanye, ku binyamakuru. Hari ibitaramo nagiye nkora kuri televiziyo Izuba byo kuramya no guhimba TV mu baturage rwagati. Hanyuma ibindi twagiye dukora nka bande, mfite bande nkoreramo. Twagiye dukora ahantu hatandukanye, mu mahoteli, mu birori, no mu mbere ya Covid. Ariko na nyuma twagiye dukoramo gato, hari n'irushanwa twakozemo ryo kuririmba. Ryo sinarivuga none aha keretse niba mu burenganzira. Twarikozemo kandi tugenda dukorana n'ubu ngubu iyo tubonye aho dukora. Yego Yve, muri iyi minsi uri guca ibintu ku masitati y'abantu ni Yve yabaye Yve. Ibanga ni irihe? Ibanga nta rindi, irya mbere ni ugusenga, irya kabiri ni ugutwika. Irya mbere ni ugusenga, hanyuma ugatwika, kandi gushana niko gushobora. Nanjye mushyire ka gatatu. Tuzi neza ko bitaba byose kugira ngo umare kuri stati iminsi 3-4, uretse kuba uri icyamamare nka Rocky uherutse gukora ubukwe hanyuma bw'igihuha, akamara agafata imitima y'abanyarwanda cyane. Ese witeguye kwigarura imitima y'abanyarwanda muri rusange, cyangwa witeguye n'ibiki mbese muri rusange abanyarwanda bagiye kutega mu minsi iri imbere? Ngiye gukora cyane, kandi opportunity yose nzabona ntabwo nzayangiza. Yego, watubwiye ko ufite featuring, wenda tugana ku musozo. Ese hari featuring muri iyi minsi waba uri guteganya n'abandi banzi wenda bakomeye mu Rwanda? Featuring iyo zo zirahari, ariko biracyari muri projet, nzabivuga bigiye kuba cyangwa byabaye. Baratubajije ngo ese uwo musore hari ibirori ajya arimbamo cyane cyane by'ubukwe, cyangwa se hari ibirori biba mu night club by'ibisope, hari ikintu waba ubiziho? Ibisope narabikoze cyane, nagiye mbikora cyane mu buryo bwo gushakisha ubumenyi bugiye butandukanye kuri buri njyana y'umuziki. Naye nkora no mu bitaramo bimwe bya rock, mu buryo bwo gushaka ubumenyi bw'umuziki, ariko ahanini cyane ngewe wansanga muri church kabisa, mu mwuka wo kuramya no guhimbaza. Ubundi abatamuzi Yve ni umusore ukunda kugendana gitari rwose, ubu uhetse mu ibaga yabugenewe. Umubonye rwose ntabwo wapfa kunyurwa, afite gitari, cyo kintu kimuranga. Hari ubibaze se Yve akora gospel gusa, cyangwa agiye no gukora, tumwitege muri gospel gusa, cyangwa se tumwitege no muri ndirimbo zisanzwe za classic? Ngewe rwose mwanyitega muri gospel cyane ko ndi umuramyi, ariko nanone no mu zindi njyana ntabwo nzabura kuzikora, kuko wose ni umuziki. Kandi iyo ushaka gukora umuziki ntabwo ugira limit.
ni ukuvuga ngo kuba nkijijwe birahagije kuba najya mu zindi njyana nkazikora, kuko passion yanjye ni umuziki, ni nanumva imeze nka kariya. Rero buri rwego rwose rw'umuziki nzarugeramo, nzandika, nzakora indirimbo zigiye zitandukanye nk'uko n'ubu mbikora, ariko nanone nyuma ya byose ndakijijwe. Yego, urakoze cyane. Wenda utubwiye ko ariyo mpamvu wenda wahisemo gukora gospel cyane. Abantu benshi bakunze guhitamo gospel kuko ni indirimbo ishobora gukundwa n'abantu bose, baba abanyabyaha, baba abasinzi, bumva indirimbo bakumva bafashijwe batitaye wenda n'uburyo ki ikozwe. Reka rero tugana ku musozo, sinzi nimba hari ubutumwa wagenera abafana mbere yuko tugezaho ya ndirimbo yawe. Gusa hari umuntu wese tubaza ikibazo ati se kuri izo ndirimbo zo mu gisope hari icyo yaba aziziho kugira ngo aduheho akantu gatoya? Izo ndirimbo ndazizi, ariko hagati aho ngaho ubutumwa natanga, ubu ngubu hari abantu bashobora kuba badukurikiranye bifuza wenda nko kuzagutumira mu birori bitandukanye, cyangwa se ngo baririmbire, cyangwa se hari n'amabara ashobora kuba wenda yagutumira, cyangwa se amahoteli basusurikije abakiriya babo. Gerageza nyine utwereke ko nibura n'ubwo bushobozi bufite, nimba bigushobokeye, cyangwa se nimba hari ako waba uziho kugira ngo umuntu niba ashaka no kuba hari aho yagupromotinga abe yabona ahahera, nibura hari akavidewo yakerekana muri rusange. Indirimbo zo nazicishijeho nyinshi, hari niyo maze gucishaho yitwa Bwana ni Pesa, nayo yakoreshwa cyane mu gisope, ariko mukeneye n'akandi gato nako nagashyiraho. Wenda uraza kugashyiraho unatanga bwa butumwa, hanyuma uhita ukomeza n'indirimbo yawe dusoza ikiganiro. Unataka kuniua bure baba, unataka kuniua bure baba. Yule si wako na mimi si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we Bwana, sina makosa we Bwana. Yule si wako na mimi si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we Bwana, sina makosa we Bwana. Urakoze cyane rero, gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe muri uyu mwanya, ndetse n'abakunzi b'Umwete muri rusange, nka Yve Didie muri aka kanya turi kumwe muri izi studio z'Umwete TV. Ubutumwa nabaha, musenge kandi ibyo mushaka mukore cyane kabisa, muzabigeraho. Ikindi nimwibagirwe gukora subscribe abantu mutarayikora, kandi mujye no kuri channel ya Yve Didie mukore subscribe, mudufashe gutera imbere. Murakoze cyane. Yve arakoze rero, nagira ngo n'ubundi dusoze iki kiganiro atugezaho indirimbo ye. Ndasaba kameramani tugira abantu dutumikira muri aka kanya, aho dushimira Yve tugejejeho rwose umusore mwiza cyane ufite impano kandi ukiri mutoya, ubona ko rwose washora imari atabahombye. Ngira ngo muramubona cyane ko ari umusore ukeye kandi wishimye, ndetse n'Imana yishimiye. Rero twasoza n'ubundi dushimira mwe mwese mwabanye natwe muri iyi show, muri iki kiganiro The Super Talent Show. Tubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro bica kuri channel, amakuru agezweho, mbese umwete n'ahantu tutazahema kubagerera. Tubashishikariza wowe waje bwa mbere ntugende utakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo turusheho gukomeza kubaha ibyishimo mushaka. Rero tubashishikariza ndetse tunabasaba kugira ngo mukomeze gukurikirana ndetse munasharinga, kugira ngo ubutumwa ndetse n'izi mpano z'abana batoya bakizamuka zibashe kugenda zizamuka, kandi ntekereza ko muhari kandi ko mwabishatse aba bana bazamuka kandi bakajya ku rwego rushimishije. Reka rero dusoreze aha ngaha twifuriza amahoro y'Imana, turizera ko aho muri hose
muri gushima Imana, mumeze neza, mufite amafaranga, tubifuriza kugira ubuzima bwiza butarangwamo iki cyorezo cya coronavirus, twibuka kukirinda, dukora intoki, dusigama intera, ndetse dukora buri kimwe cyose kugira ngo twirinde kudohoka, tuzabashe gusubira mu buzima busanzwe, dukore ibitaramo, dukore show zitandukanye zira live, namwe muhibereye. Reka rero twakire Yve adusoreze n'indirimbo ye, ubundi tusubire mukomeze gukurikirana ku Mwete TV, turabagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. I give you, Lord, all I have. 'Cause in you, Lord, I found my rest. Not by work, all I'm beautiful. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy, holy. Yeah. You are holy, holy. Whom I was to you, Lord, for you to come in darkness, oh God, just to find me, oh God, just to save me. Whom I was to you, Lord, oh, for you to come in darkness, oh God, just to find me, oh God, just to save me. Oh, give power and wisdom, so I may know you more. Holy Spirit, you're the one for me. Gain power